Ino TV. Niba ubona umupatina wawe arangazwa n'abandi bafite nyashi, ejo n'ejo bundi bikaba byanagusenyera, wisenya urugo. Genda ugihahe MPNTR umukobwa wamukamisha nuko byanzuye. Kore kwemana mwene mukamisha wabumvise. Turebe ibyiza by'uburanga bw'umukobwa kugeza ugavuga ati giye reka nishyirira ikintu cyanjye kitwa ikibuno. Nuko ibyiza byabyo ubundi ni ibihe ko babiharanira ndetse ugasanga si bakeya. Maze abahungu bakireba bati dore umukobwa ufite nyashi we bego ubwiza budashirirora. Akundi icyo kintu cya nyashi cyavuye. Nuruhe rurimo? Nyashi ro birasaba ko tugasacinga tukakareba sinzi nabakazanye. No kuzabaza kakano wajya ngo bakita gute kamwe kaza ubwenge. GPT. AI. Chat GPT. Niko. Kandi yahitubwira. Akantu kanyashi ko kari guca ibintu ariko bakavuga ati rero ubwo kanyashi kari guca ibintu nyamara nkaba ntayifite reka nshaka ukuntu nkubita shopping nkubiteho ariko ngo yagenda abantu bakabona nyine harimo difference ntago cyo kigenda babariye ko cyaro tu haraka video ndabakizwa n'iki kajya agacaho umunsi ndabakizwa n'ikira Mombasa Nairobi Mombasa ubwo nibyo misanga hashaka kuvuga nibyo ha niko Mombasa Nairobi ubwo rero none ikibazo rero cyo rero ntago kigera Mombasa Nairobi ntabwo kijya kigenda nyine ubona umuntu nyine ari robotu yawo ariko rero none kaba gateretsemo neza batagakunda ubwo bahise bakumva ko umuntu wakambaraga mu ipantaro nayishyira mukabona reka gira nkubwire nsango uko mbyumva ngewe ni complexe de inferiorité niko babyitara evogeresha saki maze kugenda ati vugiresha complexe de inferiorité sibyo nukuvuga ngo nyine hari ukuntu umuntu atanyurwa n'ukuntu ateye pe sibyo kabo witereye ukuntu gutyo nkuko uteye hanyuma ugasanga nkuko ateye muragoze yego nyine nawe turakimubona oya nagambeshe ese ubundi reka nkuba ujye ubona abagabo bibatwaye iki kandi aribo batuma abakobwa bajya ku gitutu cyo gushaka izo nyashi ziziritse ko kandi kagozi nta kibazo dufite bamitsi oya reka mbwise ukuri ikintu gitera umwana w'umukobwa sibyo ikintu gitera nta kibazo wanabikora pe kinga nta kibazo ikintu ntekereza ni buyaga gitera umwana w'umukobwa sibyo kujya gushopinga itaye sibyo ngo yongere tayi kandi akenshi kugira ngo wundi abyambare nuko abanza kinyabya akajya hirya nkaza Kigali akubitayo nk'arabanza bakanyanyura no mu Bugande noneho yava ye nk'umwana nabo babirema akaza yarashopinze nka 6. Urashaka gutura udatujwe ndakurangira inzu nziza ahantu nkubwira ni Nyamirambo haruguru yaho imodoka zakatiraga n'imbere cyane yo kwa Dani Vumbi hari umuhanda witaka uzamuka muri metero 50 ahantu hari inzu nini cyane kandi iri kubuso buhagije washyiramo etage washyiramo ishuri washyiramo ivuriro ariko ushaka no gutura wahatura mu buryo bugezweho wahubaka hagera umuhanda haratuje hameze neza Kigali yose ubu yireba 100% maze byagera ni mugoroba bikaba karusho iyo ukunda sport ni ruhande y'ibibuga by'imyidagaduro wahatura uko hameze cyangwa se ukahubaka bushyashya uko ubishaka amafaranga yo ni nk'ubuntu ni miliyoni 80 z'amanyarwanda gusa ku bindi bisobanuro hamagara iyi nimero mu mwanya muto cyane barakwitaba maze bagufashe nawe uture udatujwe mu mujyi wa Kigali. Ino TV. Likinga pora subscribe gutya. Niba ubona umupatina wawe arangazwa n'abandi bafite nyashi, ejo n'ejo bundi bikaba byanagusenyera, wisenya urugo.
genda ugihahe empuwe entere umukobwa wamukamisha nuko byanzuye kore kwemana mwene mukamisha wabumvise. turebe ibyiza by'uburanga bw'umukobwa kugeza ubwo avuga ati giye reka nishyirire ikintu cyanjye cyitwa ikibuno nuko ibyiza byabyo ubundi ni ibihe ko babiharanira ndetse ugasanga si bakeya maze abahungu bakireba bati dore umukobwa ufite nyashi we mbega ubwiza budashirirora ariko icyo kintu cya nyashi cyavuye ni uruhe rurimi? ka nyashi rero birasaba ko tugasacinga tukakareba sinzi n'abakazanye ni ukuzabaza ka kantu wagira ngo bakita gute kamwe kazi ubwenge GPT AI chat GPT Uzabaza cyangwa AI. AI niko kandi yahita itubwira. akantu ka nyashi ko kari guca ibintu ariko bakavuga ati rero ubwo ka nyashi kari guca ibintu nyamara nkaba ntayifite reka nshaka ukuntu nkubita shopping nkubiteho ariko ngo yagenda abantu bakabona nyine harimo difference ntago cyo kigenda babariyeko cyarutu haraka video ndabakizwa n'iki kajya agacaho uyu munsi ndabakizwa n'ikira Mombasa Nairobi Mombasa ubwo nibyo misanga hashaka kuvuga nibyo ha niko Mombasa Nairobi ubwo rero none ikibazo rero cyo rero ntago kigera Mombasa Nairobi ntabwo kijya kigenda nyine ubona umuntu nyine ari robotu ariko rero none kaba gateretsemo neza batagakunda ubwo bahise bakumva ako kantu umuntu wakambaraga mu ipantaro niba nayishyiramo ukabona reka gira nkubwire nsango uko mbyumva ngewe ni complexe de inferiorité niko babyitara evogeresha saka imaze kugenda ati vugiresha complexe de inferiorité sibyo ni ukuvuga ngo nyine hari ukuntu umuntu atanyurwa n'ukuntu ateye pe sibyo ukaba witereye ukuntu gutyo nk'uko uteye hanyuma ugasanga nk'uko ateye muragoze yego nyine nawe turakimubona oya nagambeshye ese ubundi reka nkuba ujya ubona abagabo bibatwaye iki kandi aribo batuma abakobwa bajya ku gitutu cyo gushaka izo nyashi ziziritse ku kandi kagozi nta kibazo dufite bibamitse oya reka mbwise ukuri ikintu gitera umwana w'umukobwa sibyo ikintu gitera nta kibazo wanabikora pe kinga nta kibazo ikintu ntekereza ni buyaga gitera umwana w'umukobwa sibyo kujya gushopinga itaye sibyo ngo yongere tayi kandi akenshi kugira ngo wundi abyambare nuko abanza akinyabya akajya hirya nka za Kigali akakubitayo nk'arabanza bakanyanyura no mu Bugande noneho yava ye nk'umwana nabo babiremo akaza yarashopinze nka 6 ndabashuhuje kwanza nibwo buzima bwo gusuhuzanya mu Kinyarwanda ariko hari abantu ngo badatandukanya mwiriwe na mwaramutse na muramuke uwo ntazi Kinyarwanda abo si abanyarwanda ni abanyamahanga ni abadiyasipora mwiriwe n'iryari mwaramutse n'iryari mwirirwe n'iryari bazajye mu ishuri ry'ikinyarwanda nimba utazi mwiriwe hari akana twari duturanye kajyaga gaturuka hariya mu gitondo cya kare mwiriwe kaje ngo kwaka umuriro mwiriwe gitondo ubwo uwo mwana urumva wese namurenganya kuko yari afite amasomo makeya mu mutwe ariko umuntu wize sorry nubwo utaba warize uri mukuru ntabwo ariko bimeze rimwe na rimwe ukanaminuza ariko ngira ngo biterwa wenda naho umuntu yakuriye yarerewe se none se aho warerewe se haguha uburenganzira bwo kwica Ikinyarwanda oya ntabwo ari uburenganzira sheri nkuko wari uvuze ngo abadiaspora ashobora kuba ariyo ari y'umwana azi ngo mwaramutse gusa kumva mwaramutse nyine n'indamukanya mu Kinyarwanda kuko burabizi nyine ariko ibyo ntabwo bibabaje cyane nko kubyara umukobwa akambara ikibuno we abeshya abantu ko ariyo miterere ye tubaze dusuhuza abantu iyo ngingo ahubwo ndashaka ko muyigarukaho bya nyabyo kuko hari igihe intera agahinda nubwo ndi umugabo maze musuhuza abantu tuze kugaruka kuri iyo ngingo ndashaka ko muyivugaho nimba mujya munabibona namwe uyu munsi numva ari show iyo niko tugiye guseka gusa turabasuhuje inshuti zacu mudukurikiye noneho twe muratuzi ngiye nitwa Nyambo musanzwe munzi kuri Ladies TV Show 1 uyu munsi rero dufite umutumirwa dufite umushyitsi natwe niyo mpamvu turi aha ngaha
mugenzi wanjye nawe nabibwire wasanga yarayahinduye amazina ntawamenya bahora yarayabatijwe wamenya ari ibiki. muraba neza inshuti zacu amahoro y'Imana akomeze kubana namwe turabashuhuje abantu bari mu intara zingahe Sandrine mu Rwanda rufite n'intara n'umujyi wa Kigali ako buri intara 6 ayiwe ubwo yindi ni iyihe intara enye na diaspora shane ubwo ne 5 ariko wabonye ko diaspora irimo babaye 5 eshanu nge nibyo ndi eshatu guterera amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo umujyi wa Kigali diaspora ku mujyi wa Kigali ntago witwa intara hoya ariko baravuga ngo dusuhuje abari mu ntara tugasuhura enye z'igihugu tugasuhuza n'abari mu mujyi wa Kigali none se abari mu mujyi wa Kigali bari mu mujyi wa Kigali bari na ntara ni mu mujyi ni mu murwa gutyo ni mu mujyi urumva rero neshesha ni intara ya diaspora ahubwo ni intara 5 n'umujyi wa Kigali tuzigere muri diaspora nimba twakire komeza ubanze usuhuza abantu diaspora watujyanara watwadobu nito tabishaka zawe uko turabashuhuje rero abari muri izo ntara turabashuhuje cyane cyane abumva ururimi tuvuga amahoro y'Imana bane namwe abatagumva nabo turababwira icyongereza birasaba ko tuzakora translate ahubwo bagajya babyo nuko dukomeje kubiyegereza rero nibisanzwe ni Ladies TV Show 1 shobora kugeze hano bwo bwa mbere y'amazina ni Kwizera Chimene iry'umugisha ni mama wa Mugisha kantu kitwa umugisha kantu mugama kiwe arakantu kitwa umugisha ngo kakunda ko noneho nyuma yo kugaha amashyi duhe n'Imana icyubahiro uwo ni umugisha utangwa n'Uwiteka mama Mugisha arigenge ngira amatsiko akuzi ko turi ba mama Mugisha twembi ugana ababyeyi babyaye abantu ababyeyi bacu babyaye neza ababwire ababyeyi bababyaye barabyaye mama Chimene ubaho mama Nyambozi utamuvuga mama Nyambo wow cyane nuko ariko nabo baratubyaye ariko ari ukuntu nyine ngo babyara ababyeyi muri rusange umuntu wese uzi ko ariko ngewe papa wanjye ndashima Imana wenda ndacyamufite papa Nyambo warakoze kandi papa ni umujene ntacyari umujene kirikibara papa urahise yiyumva papa umujene papa waye cyane cyari umujene ho nyine ntabwo ari cyane ariko ndamusuhuje nawe none se ntabwo ndi buvuge ngo ibyiza cyangwa nishaka mbivuga nibihe byiza mwabonye ko muri abadamu hari igihe muba mufite n'amabanga menshi ku uyu munsi muyamene nibihe byiza muri mene nta kibazo nibihe byiza mwabonye reka tuze turebe tuzi ko mu minsi mike turi be ba nyirabukwe baba ubu Mugisha uyu asigaye yinyuza iwanjye kurambagiza Mugisha wa ezara nahinyuza ihorere ya maraso twavugaga ya groupe iracameze buriya n'abana buyu bashobora kuba bose bafite n'abanjye bose si byose byaterwa n'iyo umugabo we afite ariko turebe ibyiza by'uburanga bw'umukobwa kugeza ubwo avuga ati giye reka nishyirire ikintu cyanjye cyitwa ikibuno nuko ibyiza byabyo ubundi ni ibihe ko babiharanira ndetse ugasanga si bakeya maze abahungu bakireba bati dore umukobwa ufite nyashi we bego ubwiza budashirirora akundi icyo kintu cya nyashi cyavuye ni uruhe rurimo kanyashiro birasaba ko tugasacinga tukakareba sinzi n'abakazanye ni ukuzabaza ka kantu wagira ngo bakita gute kamwe kaza ubwenge chat GPT niko kandi yahita itubwira akantu kanyashi ko kari guca ibintu ariko bakavuga ati rero ubwo kanyashi kari guca ibintu nyamara nkaba ntayifite reka nshaka ukuntu nkubita shopping nkubiteho ariko ngo yagenda abantu bakabona nyine harimo difference ntago cyo kigenda ariko nibyo se ubwo cyagenda gute oya hari ukuntu umubiri wikoma yego hakoma udahari suri ariko se oya nanone iyo atambutse gutya kimwe kijya imbere ndavugira abatazifite ntabwo kigenda ngo ntabwo kigenda nyine hari ukuntu ugenda urabona uko umuntu ateye ukuguru kumwe iburyo ukundi ibumoso iyo ugenda nyine biri balansa kugira ngo ubashe no kugenda kureba aturutse inyuma
bavuga mwambabariye ko cyaro tu haraka video ndabakizwa n'iki kajya agacaho uyu munsi ndabakizwa n'ikira Mombasa Nairobi Mombasa ubwo nibyo misanga hashaka kuvuga nibyo ha niko Mombasa Nairobi ubwo rero none ikibazo rero cyo rero ntago kigera Mombasa Nairobi ntabwo kijya kigenda nyine ubona umuntu nyine ari robotu yawo ariko rero none kaba gateretsemo neza batagakunda ubwo bahise bakumva ko umuntu wakambaraga mu ipantaro banayishyira mukabona birafata reka agira nkubwire misango uko mbyumva ngewe ni complexe de inferiorité niko babyitara evogeresha saka imaze kugenda ati vugiresha complexe de inferiorité sibyo no kuvuga ngo nyine hari ukuntu umuntu atanyurwa n'ukuntu ateye pe sibyo kaba witereye ukuntu gutyo nkuko uteye hanyuma ugasanga nkuko ateye muragoze yego nyine nawe turakimuha oya nagambeshe ese ubundi reka nkuba ujya ubona abagabo bibatwaye iki kandi aribo batuma abakobwa bajya ku gitutu cyo gushaka izo nyaje ziziritse ko kandi kagozi nta kibazo dufite bibamitsi oya reka mbwise ukuri ikintu gitera umwana w'umukobwa sibyo ikintu gitera nta kibazo wanabikora kinga nta kibazo ikintu ntekereza ni buyaga gitera umwana w'umukobwa sibyo kujya gushopinga itaye sibyo ngo yongere tayi nukuri nukutiyizera no kutanyurwa nuko ateye kuvuga ngo ni pressure y'abahungu oya ahubwo yabonye umuntu uteye neza yumva yagize ipfunwe z'imiterere yo kwadateye neza nkawe turi kumvikana kandi wenda ni nishuti ye bigatuma agira kakantu ko kuvuga ati ngewe nakora iki kugira ngo nanjye ngire imiterere myiza akagenda agashopinga ushaka gutanga 30 cyangwa 40 sinyazi pe warangiza n'ikibazo kirimo misango numbe bitanu nawe se wabimenye wagikura nta makuru ufite izo za mirongo niko kigura umva nyine umva none warangiza uzi ikibazo kirimo kukigura si ikibazo no kucyambura kukigura no kucyambara biri simple turi kumva kuko umutima wamaze kugutegeka ko ugomba kukigura undi wakubwiye neza ko ugomba kucyambara ariko kugira ngo uzagikure mugende gutyo ntago bizakunda kongera kuba wowe wanyawe fini les vacances kubera ko uzahita ugira complexe uzahita uhombana akabanza ari ntamenye uzahita uzi guhombana reba ikintu cyari kimeze ngo yewe data we ni nk'igiprizo none uramutse ugishyizemo umwuka waraheze ukanawukuramo nisabira ibintu biri gusenya ingo nyinshi wa mugana n'umuhungu arakurebye aravuga ati dore umukobwa uteye uko nifuza we ati inkwano zanjye aha ntabwo ntinyisha rwose ndazishiramo biriya bintu rero jyewe mbona biterwa n'ibintu bibiri ku rwanjye ruhande kimwe n'icyo ngicyo wavuze kutiyakira ngo nyurwe n'uwo ndi we kabiri ashobora no kubiterwa na pressure z'abantu abagore abahe bantu reka dufate urugero nk'uko twari tuvuze ngo biriya wumva umuntu bavuga ngo Mombasa Nairobi sibyo bivuze ngo wa wundi nawe utahite Mombasa Nairobi nanjye kubivuga wa wundi nawe ubwo nawe bivuze ngo hari ibyo bamwita kandi biranahari nk'ibiheso oya sigaho bamwita kagozi kumwe nabivuze se kagozi sanga wagiye kubyataguza neza ngenda gira ngo twanarize oya reka jahoye awonere yahoye ari gihe mikoro yagafashe n'ubwo mutakumvikanije mikoro ntubyumve mikoro byubwira natumvagiye nkubwiye sibyo none ugasanga wenda ibyo nayimvuze ku bantu ugasanga araca ku bantu bakagira uko bamuvuga cyangwa se wenda akagira n'uwo mufiance akajya mu Rwanda kwiyo miterere itamunyuze atayishaka yego kavuga ati gere uteye reka nkubwire fiance akubwiye ngo iyo miterere ubwo nyine niyo yakureze none se amaso akundura yaza uretse nkubaza niba wowe uri kuvuga ngo biriho birasenya ingo sibyo niba wankunze ndi hanze ukankunda ubona mfite za nyashi twagera mu rugo ukazibura
hanyuma bigasenya urugo. Ubwo bivuze ngo byatewe n'iki? Nuko wabuze za nyashi wambona. Birumvikana kuri wa mukobwa. Noneho rero hari abakobwa nyine dufata genza umwana w'umukobwa ugeze kutubwira ngo yakundanye n'umuhungu ati turakundana pe biba byiza atari ko anyumanza kumaza ngo urukundo rwacu rugamije iki ngaramwe ngo ntabwo nshaka gushira mu mago ureshya gutyo ari mugufi bivuze ngo nundi yashobora kumubwira ati sindi bugu sinakunda umukobwa udafite nyashi wenda dufata urugero ni misango wandambagizaga tugapfa nyashi bivuze ngo mu mutwe wanjye hagiyemo ihungabana ko ikibazo mfite ari nyashi ndagenda rero nzihahe ejo nimpura na Sandrine nawe akambona muri ya miterere avuga ati umugore n'uyu nitugera mu rugo nimugura tugiye gukaraba bamaze gutwikurura ebana kwa kundi wabivuze bibego mu ziho urumva nka nyogokuru wagize urugo rusange rwasenyutse icyo rero ahubwo icyo byasaba je numva dukwiye kwiyakira uko turi tukanyurwa no kwimana tukanyurwa ngo turi kandi n'ibindi natera neza cyane cyareka gushira abantu none se misa birumvikana bituma atera neza ariko bikwafecta muri sero ikintu kibabaje nubwo bikora abakobwa babandi tuvuga ngo bafite ngo amafesa adashamaje ikora abakobwa beza ubona bibizungerezi none se nyine ni wa mukobwa wumva ko ni mwiza ariko hari icyabura hari akatamunyuze wenda afite n'akazi keza afite amafaranga ariko ntanyuzwe n'imiterere ye aragira ngo agaragare neza cyane birenze ariko mu by'ukuri uwagukunze n'ubundi yagukunda umeze kwa kundi ese ubundi ko azabanza arebe mama we noneho muho muravuga azarebe mama we ukwate hajya usanga mama ateretse n'igihe atabateretse ariko kandi bapapa bakabara abakunze nyine barabakunze ushobora kuvuga rero ugiye kureba kuri mama wawe ugasanga mama wawe noneho ari bugushyire kuri pressure cyangwa na mama wawe nawe yambara sinigeze reka ngo wese jewe umuntu yigeze yanyibwirira umuntu tungana pe arambwira ngo siziko nari muco kuri ndambwa ati mwana twazagiye natwe gushopinga nyine ni mugenzi wanjye bagenzi banjye muraho twazagiye gushopinga none se ndikubesha arangije arambwira ngo shango ahubwo ngo umunsi nagiye mu rugo ngo nzahita ngo nambura mama ngo iki n'igihe iki ngo ikibune mama wawe mama ndabwo ntarakigira ngo ahubwo se yasohoka mu nzu ngo ntabwo yasohoka mu nzu ibaze Imana mama we yambaye muganira muri mu kigero kimwe okay ndamuruta nubwo waba umuntu ariko umuntu mutinye kuganira iyo byaye kangaye ni umumama ubyaye kangaye yarambwiye ngo mama waracyambaye none se nimba nyina cyambaye ubwo urumva uwo mukobwa wazambara iki noneho umwana w'uwo mukobwa azambara iki none ubwo rero hari abamama wasanga nabo bateretse hariya kandi wenda barashopinze ati n'igikubitaho nibwo abahungu bemera none ariko se abahungu barajya kwemera iki kandi uri umudamu n'urugero akatwivugira umukobwa ubwo abahungu bakemezwa n'imiterere ubundi birashoboka cyane ariko nanone n'uwo mama nawe reka muburanire uraburanira uwuhe wa wundi wacyambaye muho hari ikintu muri wo mwirengagiza mungo ntabwo urugo rwa Sandrine ari fotokopi y'urwanjye ushobora gusanga umugabo wanjye akunda nyashi noneho kugira ngo nyashi nsenyere mushaka kubiganira mukajya mucyambara mugiye gusenga mwese se noneho mugiye mu bukwe n'umugabo se uwo mugore ngo yaragize ngo n'umugabo azajya gutera bambarana bakambara couple umugabo ikositimu wifite kwiteye n'ikamba yewe mva ugomba bwire ko byumva ye numva kugira ngo cyambara umukobwa buryo nta mukobwa wamubusobanura ariko umumama nshobora kumwumva akacyambarira umugabo yego kubera ko babiganiriye bwire misa abagore noneho ariko ni byambara abagore oya buretse hose nta cyo bitwaye karasa wanje byumve nta oya ari hagije araba bitareba aho bitareba abashaka munani hari abo bitareba gahunda hakubyariye abo bireba bavandi uzambarize ngo mugerageze mujye mubizanira n'abagore basohoke umva ratamisa azanye kitamukwiye ari itegeko ngo abagabo bose bakunde nyine agitahanye gatani yakiyambarira nawe ayiwe
ariko bana hari igihe ntabwo ari itegeko ngo abantu bose bakunde kimwe. Umwe ashobora kuba akunda umugore afite nyashi, undi akikundira umugore utazifite. Sibyo, ntabwo twese ari itegeko ngo dukunde kimwe. Uriho urashaka kumbwira ko nakunda umugore nzi neza ko yambaye icyo kintu? Oya, biragoye. Mbaze je mbanze mbabwire. Dufata urugero, jewe hari ukuntu ushobora gushaka umwana w'umukobwa ari akamaneke. Niho urabyumva kandi byose bibaho pe. Ukandambagiza andi maneke, twagera mu rugo hakaba hagiyemo inda, igifu kigeze ahangaha, ibere rikubisaha. Ubwo uri kubwira nde? Oya shaburetse nivugira ibyanjye. Hari umuntu avugire ku icumu rye. Uri kubyumva Shamurandura. Mana we. Atakwiyenza ntibyahoze. Mana we. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Mureke ko Misanda cecetse ndakwijambo tukakwijambo. Ngaho vuga. Komeza. Natumva nkwibwiriye. Uti ibere ribaye guke. Nyine birazwi ko umuntu aba deformeho kubera ko ubuzima bwahindutse, ibyo turabizi. Hanyuma noneho ugasanga ko kundi nari nteye. Chamba mariro mureke uretse acutse cyambo Yavuze Bana we ndarushingiye kuva mu kiganiro. Shikama ku ijambo ryawe tu. Wenda ko kakanyuma kaza. Ejo tukaganira n'umutware. Wenda dufate hari udupantaro wenda najyaga nambara utuminise nakubitamo ugasanga reka da. Tukabiganira akambwira ati gerageza ntabwo byarahindutse. Ntabwo uri gusa neza. Yego. Kandi je womene uwo mugabo ndamushima misa. Oya, tumushimira aba yakwitaye. Aho kugira ngo ajye hanze kureba babandi misa. Oya ntabwo uri kubyumva. Oya buretse. Aneho ndabyumva arakantu utambitsemo ntakunze. Ngo arakubwiye ngo ndabona ko utari gusa neza. Reka nkubwire misa. None se misa ntabwo umugore wabaye deforme kubera ko atari we. Hoya, ubwo kubiganiraho sikosa. Birashoboka. Sibyo kubiganiraho sikosa. Deforme wabyaye byakubaho birashoboka. Ariko n'umugabo wagize mwiza numenya impinduka zabaye kugira umugore we. Uretse n'umugabo ahubwo utanabimbwiye nta nubwo twaba turabanye neza. Niba agiye ubwanjye mbyibonaho oya buretse umuntu wese afite uko ateye imisango. Nakora ubundi buryo aho umuntu usa neza. None se ugiye ukagihaha ukakinzanira simbona icyo umbwiye. Nje nkibwiriza ngakuzanira umbwiye ngo mu gitondo tujye tujya muri siporo sinumva icyo ushaka kumbwira. Waretse guca amarenga ukambwiza ukurwa mutisheri uri burongera ibiro. Buretse nkubwire neza uri kuri kote yuko umugabo yazana icyo kibuna akakizana. Oya ntabwo agomba kukizana gutya gusa. Ashobora kuvuga nti akavuga ati sheri ngiye rwose ndumva ashaka ko uzajya wambara kano kantu. Narabibonye kuri social media cyangwa wenda narabyumvise abandi bagabo bari kubiganiraho numva ni byiza kandi nawe wagaragara neza cyane. Byo ukambara ariko turi kumwe. Mu rugo iwabo? Oya. Bagiye mu biro urugero yigo. Ashaka kuvuga ati juteramo twigendeye dusohoke twigendere. None se misa kuri kuvuga ntacyo bitwaye. Kuri kuvuga ngo ako kantu dushizemo sikeza ngo umugabo kubwira umugore ngo nabonye ngo utameze neza. Ahubwo sutambwiye ko ntameze neza. Waba unkoreye amakosa. N'urugero mva nkubwire. Guhora ukeye ni sawa ku mugabo. Urakoze. None se mu gihe cyitswe hakagira ibinyisoba. Aho kugira ngo ujye kuraranganya amaso hanze ko nshobora bwiyutisheri kora kanga ko nshobora kwisiga amavuta akangira nabi. Ntabwo wambwira ati amavuta ari kukwangiza reka tuyahindure. Arababibwirwa bahita akubwira ati mbabarira. Hoye uwo mugore afite akeneye isomo. Ahubwo uwo mugore ni akeneye kwigishwa. Menya ko ufite umugabo muzima. Ubwo rero si iki kibuno kiremewe. Kwemerwa kabisa rwose ku buryo oya ntabwo twashimangiye ngo babyambare sibyo. Ariko nanone hari umwana w'umukobwa uherutse kuvuga kuri channel imwe aravuga ngo murarinda mugira ikibazo urarinda ugirana ikibazo n'umugabo wawe niba ashaka iryo bere rihagaze samasutiye agenda ritereke genda urebe isutiye iri abakobwa no bakoresha nawe urishinge urumva mugabo we hanyuma ukavuga ngo abagabo mu misi imeruka nabo baranze bakombye barare ukavuga ngo Sandrine ndagiye ugiye Sandrine yaramvangira akombye barare abandi njye nigeze ngaho bivuga
ubwonko ndabugize bimwe bwa Scovia ndabujagaraje hoya ngaho komeza ubabwire sha ariko ze kugira ngo ugwe ku nkumi muhurira ahantu muri pati y'umuntu urebe uko ubwitonzo urebe ari kuri chat atuje ubu ni imiterere uvuga uti mbega umukobwa kumbi yarashopinze kumbi ni shop hari ahantu nzi ngewe bacuruza akantu ntabwo hari ahantu nzi bacuruza none mwebwereye muhangayikira baba sajari hari n'abakoresha sajari kibagisha ngo kugira ngo atere neza ariko nabyo bibaho sibyo none ngo no mu Rwanda byaraje akantu najyaga numva kera akantu najyaga numva kera ngo nta kibumba aba tuziranye muzaze tugende tujye gushakisha ngo tubiziranye cyo gushakisha iki gusa byafekta ubwonko byafekta bituma nukuri utongera kwigirira icyizere sibyo ndavuga umwana w'umukobwa kandi n'abantu basigaye babibona abagore n'abakobwa n'abagabo n'abasore basigaye babibona uriya yacyamba ntabwo wibuka ko twigeze kugera mu mujyi Nyanza tugasanga abamotari bose b'Inyanza bakoze uruziga ku mwana w'umukobwa sinabivuze bakoze ariko kandi uriya mwana yararengana sinabivuze ni umwana w'umukobwa yari afite imiterere itangaje ariko agishyiraho no ntacyo yari yambaye pe ibyo nta kibazo yari yambaye ijipo nyine ari kubona igize cyane uyu mukobwa we nimba nyumvise niyambare kora ajye ku mazi babone uko ateye noneho batiriwe bashakishiriza mu makanzu umva yari yambaye nukuri ntabwo yari yambaye nabi yari yambaye ijipo ndende ika ku birenge ariko kubera ukuntu ateye abamotari bamukozeho uruziga ngo yarashopinze ariko navuze ko iyo ugenda iyo ari ikibuno cyawe naturere uragenda kikagaragara niyo mpamvu nako nyine twabibonye ko ari twahise tubona ko kiri abomekaho cyo ntago kigura habuje umubiri w'inyuma cyo kikaguma gihagaze nyine kubera ko nyine ari artificiel sibyo yego nibyo ariko mu by'ukuri umuntu wabaye chronique kuri cya kintu ni nko kunywa ibiyobyabwenge n'ikiyobyabwenge cyane nanatekereza ko niba muvumbura n'ubundi rushobora gushya buretse nkubwire misa uyu mwana w'umukobwa ntabwo nta rimwe nakigura akacyambara rimwe kabiri gatatu akanyura muri quartier y'iwabo cyangwa muri centre runaka ntabwo azongera gusohoka mu nzu atacyambaye ni ibintu bizamwafeka ngo yagize ate ndi kukubwira ngo uyu mwana w'umukobwa turi kumugira inama yo kunyurwa n'uko ateye kuko namara gushopinga kino kiboro agasohoka hanze akagenda rimwe kabiri gatatu icyumweru kigashira ikindi kikaza ntabwo azongera gusohoka mu nzu atacyambaye bizaba birangiye kubera iki azagira complexe yo kugenda none hatacyambaye babandi bamubonye ateye neza bakubonye udateye neza uri kumva icyo si ikintu kikwangije mu bwonko ati bura hari indwara iri ku munwa ni nk'umunywa rumogi ntabwo yagenda atarunyweye kandi arumenyereye ntacyo uvuga cyo mvuga se n'ubwo amagambo yashize ivu anyumvira ceceka mvuga ubwo akabayicwene nikakoga bigeze kuri iyo ngingo wajya ugira isoni uvuga uti ndacaye ndanyuraye ibaze runaka mbonye none afite bamwirukaho ariko se abakobwa baba babiziranyeho kandi akenshi kugira ngo undi abyambare nuko abanza akinyabya akajya hirya nka za Kigali akubitayo nk'arabanza bakanyanyura no mu Bugande noneho yavaye nk'umwana nabo babiremo akaza yarashopinze nka 6 ahindagura ati umuntu yateye neza byahese sha yakubitara n'umusore waha rero kuri arete bari baturanye ati umukobwa yarateretse burya bwose umujyi n'umujyi yamugeza muri piscine bagiye koga agasanga akabura umuntu abaye n'iki akawamugana akabura umuntu ayiwe amataye agahinduka umweyo yajya ajyana bibiri kimwe akacyogana ikindi akaki kandi ucyogana mu mazi kikamera nk'ifu bagize ubanza kibari ubanza ari igikarito igikarito kiba oya bishobora kuba ari nka bya bintu bizamo urabona hari ibintu urabona bino bintu biba biteretsemo radiyo by'ibintuze bimeze nyine bimwe turagurika ngo oya hari ibindi by'ibishashi ukora ukumva kiranatesha umuntu mu mutwe baterekamo radiyo nyine kugira ngo itangirika yego nubwo biyiproteje nicyo kintu ukuntu nacyo kiba kimeze nkacyo ngewe sindagikoraho oya ahubwo hari imyenda limatera reba nk'ikoti kakantu agashifu noneho rero ibyo
uvuze nibyo kuko Yego. agiye mu mazi cyayanywa none Piscine cyayanywa akayivamo. kigahita noneho ko uyu pisine mukobwa yose ari igahita havamo. ikama ko uyu mukobwa noneho kubona avuye mu yanyagiwe mazi rero birimo bishoka Usanga hano buriya yanyagiwe. yanyagiwe byagenda gute rero umukobwa se uwambaye biriya aranyagirwa ni nk'ufite make-up bahunga imvura itaraturuka n'iriya barabimenya barahunga ni nk'inyoni igihe cy'intambara ngo zimenye umuntu intambara wisize make-up ntabwo anyagirwa Uza Redis bisigaye byaratumye nta nyine ukabona nko mu bukwe ukabona umukobwa agize amarangamutima ariko akarwana nayo nyine kugira ngo jisite ataza kubintu. kuko yihanaguye gato yahita amera nk'umukororombya akarira akagira agacurika ngo bigire bitagize oya nabwo ari ize izagoheza ushobora kutakora hari wakigeze yego kweguka reka da yego none se ibintu Ugasanga byose kimwe bisigaye cyatakaye. byarabaye artificiel ingohe nizo twateyeho Abakobwa baromera. amenyo twateyeho Ishinya ni ishinya niyo interano. twaguze kuko nayo ni 3 ariko se ubundi hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore n'ibandi bakunda ibyo bintu bituma byegiserera ba nyirabyo kuguma babirungaho ni abagore bakunda ubwiza ariko none se bubamariye iki ba nyiri kubureba babyanga mbona ntabwo nose nibo babyikorera abikorera abamureba juste nanjye nicyo ubundi iyo wambaye ushaka kugaragara neza ubwo se si nk'ubwirasi ababireba barabyanga twebwe ngo tw'abagore turi n'ubwibone ku bagore Ubwibone. ariko abakobwa beza ni ukuri ntimutwumve nabi sibyo oya ariko sinzi impamvu abagore muriho mubaheza ahubwo ry'abagore nibo ndiho mpa amahirwe cyane yo gukora bajye babyambara ntabwo ndiho mvuga ngo twese tuzinduke tujye i Nyanza gushopinga ariko nuganira n'umupatina wawe cyangwa mukagenda mu muhanda mwahura n'umwana w'umukobwa uteretse ukabona ijosi ntiriva inyuma wanyu muri kumwe yego wanyu muri kumwe uwo mwatsoka ukabona yakebanyarwa menya aho ikibazo kiri ugenda ugure kwa mama mwiza kwamamarije mama mwiza ibintu byo gukebuka ariko akana umucanza masiko mama mwini utagura ibintu byo gukebuka ukabona ngo hakurya ngo byagenze gute natwe rwabaye hariya kabaye umwana w'umukobwa uhita umenya igikenewe umugore w'ubwenge nyine ahita amenya uzazumwe niba wavuze ati uyu mwana aratamiritse ngaho ibibazo noneho nk'uba watinyutse akanabivuga icyo utumva ni igiki aho baje ati muzehe genda ukubiteho akamekapu nawe iryo josi uhindukiza ku mwuzukuru wawe ati uyu mwana aratamitse wa mugabo we wansubiza igusore nkubwire misa ni ukuri umugore gusa neza ni itegeko nanjye ndabyemera ariko kwipirata nabwo ntabwo ari ukwipirata cyane ku mugore nimba umugabo wawe anyuzwe nabyo ushobora no kuza ukabimuganiriza ese ubundi watinya umugabo wawe ngo tuwite umwambaro w'abagore kandi umugore ubikora kugira ngo bamubone uriya muntu aba ari mubi none se nyine aba afite indi ntego ubundi umugore si uwe umugore ni uw'umugabo ntabwo uri uwawe ngo wigenge uri uw'umugabo ni ukuri none se tureke tuve noneho kubagura niba ibyo gushopinga twavuze ko bigira ingaruka uzi reka nkubwire ingaruka bino bintu bigira kubera kwa kumenyera kumbona narashopinze meze gutya uzi ko ejo nakuramo mwese mukifata gutya ati dusoze ntacyo bakunzi bacu babyita kurangiza ni Kinyarwanda misa are you sure nguruzana interview ntuze se speech ya president wikica ururimi okay ntabwo mbizi ngende umudiyasipora ako kana uko niko kakureba ngende umunyarwanda okay bavuga ngo iki nyine ntibavuga finish bayita ngo iki mu Kinyarwanda uwo ntabyo yavuga kandi isona agira okay ariko hari umunyarwanda baramubajije ngo ariko abanyarwanda mwabaye mute ngo ni ukubera iki umuntu akubaza ikibazo aho kugira ngo umusubize cya kibazo akubajije akahita gusubiza ababwita ubwenge bwagonga none se urumva ataramubashije nyine uko wa wundi yaramubwiye ngo abanyarwanda defo yanyu umuntu yakubajije ikibazo umusubiza mu kindi kibazo ni ukubera iki ahita avuga ngo abo ni bande ubundi ikindi y'ubwenge bugonganye buhita bukora ibyo buri wese aba yumva ibintu bye bigomba kugenda naho ubundi imisango rwose kuri icyo kintu twavuga akantu kitwa amanyashi umuntu niyigumire uko Imana ushaka wavuga uko Imana yaguhanze ariko umwana byumvikanyeho n'umupatina wawe wabikora ugeze mu rugo agasanga sibiteye agashaka abateye kumwe yashakaga cyane dusoza ikiganiro ikibazo kikaba kiravutse yewe rero inama yanjye reka ngufatire mikrofone oya shanda kubujisha akira shanda
babwire we nduga kwijambo bambwirire reka ngiye mbagire inama yanjye kuri aka gacano bagakunde abana b'abakobwa ikintu nge nababwira nk'umubyeyi nibiyakire ko bateye umuntu yiyakira uko ari hari n'abandi biyakiriye rega yego ingero turazifite buretse mvuge nibiyakire uko bari mu gitondo ninza kukureba ntibiri bugusabe kubanza gukubitamo cya gikabutura kugira ngo nkubone nkuko nakubonye nimugoroba uraba uri wowe kumva ukunda gitukara uzabishaka nyine mu masoko yose birahari rata niba baciye mu masoko yose yose ubuso wajya Nyanza ukakibura niba ubona umupatina wawe arangazwa n'abandi bafite nyashi ejo n'ejo bundi bikaba byanagusenyera wisenya urugo genda ugihahe MPNTR umukobwa wamukamisha nuko byanzuye kore kwemana mwene mukamisha wabumvise kore kwemana ijambo araricukije umwana w'umukobwa umugore mwene mukamisha wahaye uburenganzira ngo mujye gusajyaringa mvuge ngo wazinze varize ngo umugabo yananiye ngo ari haranci inyuma hejuru akantu nkako ya kwisoko bitaramagara abavyo barabona maze rero numara gushopinga hari abantu banje tuziranye wivunika rero ushaka bafite icyo kibazo ushaka bazajya kugura ahubwo mwebwe mu bicuruza dore umutwiri ako ubundi mwazazanye nka bibi tuza mamugisha we ntago byakunda kubera bitakunda afite ikibazo kaguru bitakaguru gasumba mamugisha afite ikibazo ntago byakunda ko bamamariza mwazazanye nka bamamariza nukuri muzahizane tubibamamarize ntacyo bitwaye ntago wakwamamaza ikintu utambaye nimba ari icyo kurya ugomba kwamamaza inkoko uri kumva ugomba kuyiryaho kuba waranayiriyeho by the way rero ntago wakwamamaza ikintu utari kwerekana ngo gikorwa gutya bafungura mufite boro abantu turabasezeye kandi rwose mukomeze mushiraho comment cyane aba ladies bye 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 urashaka gutura udatujwe ndakurangira inzu nziza ahantu nkubwira ni Nyamirambo haruguru yaho imodoka zakatiraga n'imbere cyane yo kwa Dani Vumbi hari umuhanda witaka uzamuka muri metero 50 ahantu hari inzu nini cyane kandi iri kubuso buhagije washyiramo etage washyiramo ishuri washyiramo ivuriro ariko ushaka no gutura wahatura mu buryo bugezweho wahubaka hagera umuhanda haratuje hameze neza Kigali yose ubu yireba 100% maze byagera nimugoroba bikaba karusho iyo ukunda siporo ni ruhande y'ibibuga by'imyidagaduro wahatura uko hameze cyangwa se ukahubaka bushyashya uko ubishaka amafaranga yo ni nk'ubuntu ni miliyoni 80 z'amanyarwanda gusa ku bindi bisobanuro hamagara iyi nimero mu mwanya muto cyane barakwitaba maze bagufashe nawe uture udatujwe mu mujyi wa Kigali. Ino TV likinga, kora subscribe gutya.